situation y'ibiza twahuye nabyo tumaze kubona amazu arenga 59 ariko turacyabarura handi n'ikiguzi cyabyo ibyangiritse. Cya kabiri ni iri shuri naryo ryagurutse ibyumba 11. Twaje rero gukora ubutabazi bw'ibanze ari ku baturage bacumbikiwe mu baturanyi. Turimo turabarura buri nzu icyangiritse kugira ngo turebe uburyo tubaha inkunga. Cya kabiri ni ukureba amashuri nanone iri shuri ryangiritse. Abana ubutabazi bw'ibanze bwagomba gukorwa, iby'ibanze byagomba gukorwa nuko bagomba gushyira abana mu mashuri yegereye aho. Twamaze kubikemura ku buryo bamwe biga igitondo abandi kigoroba kandi bikagenda neza. Ikindi ni ukureba agaciro k'iri shuri n'ibyangiritse bikenewe kugira ngo naryo risanwe, ariko dutanga n'ubutumwa bwo kuvuga ngo abaturage bakomeze batera ibiti kugira ngo by'umwihariko ahantu hakunze kuba umuyaga, gufata ibisenge by'amazu yabo, ikindi gufata amazi no kurwanya isuri kugira ngo ubutaka bwacu butagenda. Ni ibintu rero bikomatanyije tugomba guhozaho no kwigisha kugira ngo turinde mbere y'uko dutabara ibibazo byavutse. Amazina yanjye nitwa Ntawangwe Jean Marie Vianney, abandi umwarimu ukorera kuri kino kigo cya GS Munazi. Yego. Hanyuma twabonye mwibasiwe n'ibiza, byaje gute? Abana ndatekereza ko bari mu ishuri, byagenze bite? By'ukuri twibasiwe n'ibiza bitewe n'umuyaga. Imvura yatangiye kugwa mu masaha ya 9:30 bw'abana bari basubiye mu mashuri. Hanyuma rero nyuma y'iminota nka 20 umuyaga uhita utangira guhuha mwinshi, bihera ku gikoni. Tubona igikoni gitangiye kuguruka, igisenge kiri mu kirere. Mu gihe abana babibonaga bamwe batangira kuvuza induru, uko bari kuvuza induru tubona n'amashuri nayo atangiye kuguruka. Birangira tubona amashuri yasakambutse ku buryo mu byumba dufite bigera muri 14, ibyumba 11 byasakambutse, ugeretseho n'igikoni cyasakambutse.
umva byigejeje nkana rwose ku buryo inzu y'amabati yagurutse igafatana n'iy'amategura byari biri kumwe, noneho n'amategura akagenda naraye ahantu mu kiziba na n'iyi saha byose biracyari ku gasozi, nta n'ubushobozi mfite bwo kugira ngo yabura n'ayo mategura nyashyire n'uruhande rumwe aho yarari kugira ngo mbone aho kuba. N'ubu imvura iramutse iguye usibye kujya gucumbika nkajya kureba aho ndara, ntabwo nasubira kurara muri iyo nzu. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo amabati yo yaragiye, amabati ari mu muhanda, noneho utwo tw'amategura natwo ni utuntu twagiye tumenagurikira hejuru, ibiti biramenagura amategura yose, mbese nawe uhageze na menshi yibereye hasi. Ubwo ni ukuvuga ngo yewe hari n'ibishyimbo nka mirongo 10 nari mfite, byose byaraye binyagiwe. N'ubu mva n'imbuto ntayo umuntu azabona yo gutera, kandi mubona ngo imvura yaguye. Usibye kuba twagira nk'ababyeyi bakaturwanaho, twebwe rwose ntaho turi, nta n'ubushobozi bundi dufite. Ubwo ni ukuvuga ngo usibye mwebwe mwaturwanaho nk'ababyeyi, twese umurenge wa Ndora nta kigenda, imvura yadukoze. Iki kiza rero ukuntu cyaje, nge narindi mu nzu ndyamye, mbona imvura irahinduye, ndavuga ntireka njye kuburi niryamira. Ubwo nagiye kumva amabuye yarari hejuru, hari umugabo wari wayanshyiriyeho, mbona ibuye rya mbere riragarutse rinyikubise hari imbere y'igitanda. Ryikubise hasi narwanye nsohoka. Ndwanye nsohoka nibwo nahuye n'iriba tubona mu nzu ritari inkubitana akaboko. Ubwo ryankubitanya akaboko mpita simbuka. Ariko ntabwo ryagutemye. Ntaho ryantemye, usibye ko hano habyimbiyemo gusa. Mpita niruka njya kuno musaza, ngo maze kwagera mpahurira n'akakana nako inzu yabo nawe igisenge cyari kivuyeho. Umwana arambwira ati ndagowe ntingwino, umwana ndakomeza mufatira mu gituza cyanjye turi mu gikoni. Ubwo bene urugo baje basanga maze kuzimya amatara kuko umuriro wakaga kandi inkuba nazari nyinshi. Ubwo birangije rero naje gusohokamo, imvura itonyorotse n'aka kana gasohokamo, nibwo baje kuvuga ati sedavuye hano, abati mutangira abo nagezeho, ati ubwo bubati bwanyu mubwegeranye. Ngiye kureba nsanga ububati bwagiye. Ubwo twatoraga utwo tubonye ndatuza nitwo turi yuriya mugabo ubonye arimwe ashyiramo hariya kugira ngo mbone uko ndyama. Kubwawe ni nk'ibintu bingana gute cyangwa iki kiza cyaguhombeje? Ikintu cyampombeje mu nzu harimo 10 z'ibishyimbo singiye kwifuza. Ubwo byanyagiwe naho nabijyanye, bari bagiye guhinga nababuze ngo mbyanike, bimpombya na buriya bugari urabibona, bimpombya nicyo nakisasiye, bimwe biri hari inyuma nabijugunye, n'inzu irasenyuka. Ubu ntaho mpagaze gutya gusa. Icyifuzo cyanyu rero bumitiye? Icyifuzo cyanjye nkeneye ubufasha, bakaza bakananyubakira inzu, ariko mbere na mbere nkabona n'ikintunga. Kuko nta muntu waguha inzu utabayeho ngurye ngo aguhe inzu, ngo si iyo nzu wayinjiramo uri umurambo. Bagomba kumpa ibiryo bintunga, ubundi bakaza bakanyubakira n'inzu yanjye singomeze kwangara. None se biriya bintu ubonye nkoze ngiye kuryamamo munsi, noneho biguye nirimo sukuza bagasohoramo umurambo wanjye. Kandi twese twabudo nk'uyu aracumbitse, uriya aracumbitse, twese twabuze aho tugana. Mwira ukuntu twabigenza rero. Turi kumwe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi, hari kumwe na Croix Rouge n'abandi bafatanyabikorwa, turakomeza kubingeginga kugira ngo twinjirane muri iki gikorwa, kuko uwagize ibyago ni ibyago biza bidateguje. Turaza rero gushaka uburyo tubatabara dufatanyije n'inzego zitandukanye.